umva nta kibazo ndashaka Sarongo none hangaha ntago mubonana ntusubira inyuma ntabwo subira inyuma mu izina ry'Uwiteka Imana nyiga sinsubira mu izina rya Yesu Kristo ijyano Yesu wa ntabwo ari ukungu kubaza hano abapasiteri bose baje ahangaha baza batuje ubushize narwanye nabo barwanye nshaka kurwana nawe ntabwo ndwana nawe ntabwo ndwana nawe ndarwana nawe mu izina rya Yesu Kristo uzanye imbaraga z'Imana tubwiza ubutumwa twihana pastor nukoreho asa pastor aya ni amahembe mbonye pastor wahakorera iki ubundi pastor hakorera iki ubundi pastor hakorera iki ubundi nizo mbaraga nizo uyu munsi mbereka ibi ni ibiki ndeba ahangaha aka ni akabindi gatose ntabwo uzi ko dukorera imiti pastor mu izina rya Yesu Kristo ndagushenye ndamaraho ibicaniro ndamaraho imbaraga zikuzimu pastor gira umurongo garukiraho nzayikorera n'iki nicyo kintu ndimo kubwira ariko hari umurongo ntarengwa wakozeho banza witonde hari ahantu ukuntu mvogereye urakabya garagaza imbaraga zawe muri iyo nkoni niba wumva ufite imbaraga ino nkoni nawe uzaza kuyifataho uyu munsi urahinduka reka nze ibi hari n'iki mu izina rya Yesu Kristo hagarara uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo abantu barabimenya yuko dukora yuko imbaraga bahanira uyu munsi zirahinduka kingaho wanza yumve ukinzaho nahuye nawe ni ibintu biteye ubwoba nuko Big Town TV twariyemeje ntago tujya tunanirwa ibintu byose turabikora all in all niduhura n'ikibazo sinzi kuno biri bugende ariko uyu mupastor mubona hano yiyemeje ngo kujya gusenya imbaraga z'umupfumu ni ibintu bidasanzwe ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu tutigeze tunabona n'umunsi n'umwe ariko reka turebe amaze gusenga ariyaminiya ngo nta nubwo ari ubwa mbere hari ahantu amaze kubikora ni kenshi ngo ni hehe harya Remera mu ruturusu ururembe rw'abarangi twararushenye dukoresheje imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe nta bibazo mwahuye nabyo inyuma y'ahangaho nta bibazo na bimwe kuko abantu babonye imbaraga z'Imana bava mu rurembo bagaruka mu matorero barasenga barakizwa uyu munsi n'abakozi b'Imana bakomeye babwiriza ubutumwa bwiza so uri tayari uriyaminiye ndi tayari kuko uri muri jewe arakomeye afite imbaraga afite ubutwara afite ubushobozi bwo kumaraho imbaraga za Satani zose no kumaraho ubwami bwa Satani kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho gutegeka no kuyobora no gutwara isi yose hariya niho kuri uwo muryango uragenda imbere nje mfite ubwoba sinshaka ko nje mu bintu jewe naje nk'umunyamakuru mu mbabarire reka ngende rwose reka ngende uyu munsi biramenyekana yuko turashaka Sarongo umva nta kibazo Sarongo none hangaha umva nta kibazo uyu nguyu ni umupasiteri arashaka Sarongo pasiteri sezana akavuyo hano nakavuyo tuje mu mbaraga z'Imana ntabwo tuje kugira ngo nyine uzizana udusunika uje ahubwo udusunika ari wowe kandi Imana yatubwiye ko duha ubutwari n'ubushobozi hoya gira hirya sunzise twazanye afitanye appointment afitanye gahunda na Sarongo afitanye gahunda yes sunsunitse ndagusunitse mubabarire nta kibazo wagenda hure na Sarongo wakoze cyane Sarongo arakwiri Vasta ubona se hari abasekirite noneho nta kavuyo dukeneye utaza kuba intambara ni hatari rwose nitwa pastor Gisagara Geoffrey kuburi pasiteri umuntu wari we wese aza hano kwa Sarongo yamuhamagaye akaza kerekana n'uburyo bavuganyemo nimba yamuhaye uburenganzira kuza kure ariko ntabwo uzi forcing akakagenda igisubizo ni kimwe ndashaka Sarongo nje kumwereka imbaraga z'Imana izo mbaraga ntabwo arizo nyine ko ndashaka nyereka Sarongo mwavuganiye hehe Sarongo mwavuganye Sarongo numvise ibye
warabyumvise narabyumvise nje ahangaha nyura ku mukozi nanyuze kuri bagiti namubwira ko ibyo nashaka kubyihanganira gato yarabimbwiye yambwiye ko mukoresha imbaraga z'umwijima ndashaka sarongorira namusabye kugira ngo amunzane ndamushakira kumwereka imbaraga z'Imana ntago mubonana no subira inyuma ntabwo subira inyuma mu izina ry'Uwiteka Imana nyiga sinsubira mu izina rya Yesu Kristo ijyana Yesu wawe ndaguhindura ari ese ndaguhindura imbaraga z'Imana ziraguhindura ndabona na sarongo bangi karabe wese sarongo ngwino umuntu uzari gusakuza hano sasa urabona hari hano urabona hari hano niho bavuga ngo niho havurira nje ndahatinye sinsho kujya ari ibintu byabo birobeka ngwino jewe simpatinya ntabwo hatinya simpatinya bagenda imbere none uyu munsi biramenyekana ko dufite Imana uyu munsi biramenyekana ko dufite Imana ikomeye bagiti banze bari wowe uvuga na Sarongo ngo nawe mwavuganye ntabwo pastor ntabwo ugeze bavugana yes Salom salamu jaja Salamu. Amakuru Ukuje. Safi sana noneho uyu mupasiteri yagushakaga None se kuza ari pastor utambwiye batabanza kugusaba rendezvous bakambwira ati turaza kuza ubu ngubu hari ibintu turimo kuvura abarwayi yiyemeye ngo arashaka gusenyagura ibintu byawe yarabyubatse hano yarabyubatse yambwiye ngo arakoresha imbaraga zo mu ijuru Imana irasenyaje korode mwihorere pasiteri abapasiteri ndabazi byabo amaranye na bigihe ni umupasiteri hano sinzi nimba umuzi twavanye Kigali afite gahunda n'uyo nguyu akira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo uraho umeze gute nitwa pastor Gisagara Geoffrey kingeza nta kintu no kugira ngo tumare ko imbaraga za Satani zose zikorera muri wowe baza n'udutebe tuganire ndaganira iki n'umurozi n'umupfumu turaganira iki ntabwo ari ukungu kubaza hano abapasiteri bose baje ahangaha baza batuje ubushize narwanye nabo warwanye nshaka kurwana nawe ntabwo ndwana nawe ndarwana nawe mu izina rya Yesu Kristo uzanye imbaraga z'Imana tubwiza ubutumwa twihana apana kuza kuduvangura urasenyagura iki turashaka kujya tugaragaza imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe turebe dufate ibyo bicaniro byose ukoresha turebe izo mbaraga zigukoreramo hanyuma tugaragaza imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe jewe Imana ntishobora kunkoresha ntabwo gutese kandi uteze Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza sinababwiye ko ndi umudivaniste uri umudivaniste wawe ukaba ukoresha amahembe ukakoresha ibindi bintu ngo uri umudivaniste iyi ni imitako ntabwo ari imitako ni umunsi rero turabigaragaza uyu munsi turabigaragaje wowe mbonye mu bantu banakomeye ntabwo urimo uyu munsi urabimenya ko nkomeye uyu munsi uramenya ko nkomeye cyane iyi ni pastor bayicaraho mu rusengero nicare kuri yes pastor noneho ukuntu wansabye Sarongo nguyu hano imbere yawe Sarongo nguyu mubwira icyakuzanye hano niki urakoze bagite icyambere ikinzanye hangana kujya tubwiriza ubutumwa bwiza narinjiye koko mu mbaraga z'umwuka wera imbaraga z'umwuka wera mfite ifuhe rikomeye cyane numvaga rero ngomba kubanza kugira ngo noneho mubwiriza ubutumwa bwiza tuje amenye neza n'iki ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana tugiye gusoma riri muri Yohana igice cya 14 guhera ku murongo wa 11 haravuga ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri jye ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora niyiruta kuko njya kwa data irindi jambo turi umusomere riri muri nshaka kujya nkusomere riri mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10 Abakorinto ba kabiri igice cya 10 guhera ku murongo wa 4 kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibikome no kubikubita hasi dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana
dufata ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo. Sarongo rero najya nkumenyeshe yuko imbaraga ziri muri Kristo Yesu izo ngizo n'iz'uyu munsi zanzanya hangaha kugira ngo nkwereke ko imbaraga zawukoreramo ntaho zihuriye n'imbaraga z'Imana twebwe zidukoresha. Zidukorera imbaraga zidukoreramo zirarenze zikubita. Bibiliya bivuze, Yesu aravuze ngo ubutumwa bwiza aravuze ngo imirimo nkora ngo muzakora niyiruta uko njya kwa Data. Ariko yabanje avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri jyewe. Nanjye njya nkubwire ngo nanjye Kristo ari muri jyewe. Uwo Kristo uri muri jyewe uyu munsi nje kukugira ngo nkwereke. Kristo ntabwo mundusha pastor. Niyo mpamvu ugiye gusoma ijambo nkuramo ingofero ko nubaha Imana yo mu ijuru. Ariko iyo Mana musenga nzi ko nanjye ariyo yampaye zino mbaraga kugira ngo nshobore kuzikora. Ariko genda umuco gakondo, kandi umuco gakondo ntabwo nkura kumenya Imana. Nta nubwo umuco gakondo ushobora gutuma ntavura abantu bayo mu buryo bwa gakondo. Kubera icyo abapasiteri iyo mubonye nakoze igikorwa nk'abantu baje gushima buri gihe ngira ibitero bingabaho ibitero, ubu ngubu nejo hazaza n'abandi ibintu mukora mu bitekerezaho muba mwavuganye cyangwa mwebwe ubwanyu mwumva mufite ishyari ry'abantu mvura yuko mba nakoresheje imbaraga ya gakondo ikavura abantu aho kugira ngo mushime kubera ko mba ndi kubafasha nk'amakuru n'akazi kanyu. Ubivuze neza cyane. Ntabwo rero twebwe ubwo buryo urimo uvuga ko ukoramo sibwo twemera, kuko twebwe twemera yuko Kristo. Ariko mwagombye kwemera umuco gakondo. Umuco gakondo izo mbaraga utandukanye na Bibiliya. Ntabwo mwebwe Bibiliya mwamuyizi neza. Nta nubwo mwagombye no kuza hano no kwira mu ngaho ibitero nk'ubu wabavuganyira bakiti nguza hangaha ubonye ibyo nakoze ejo bundi byagutera ishyari. Abantu batangiye gushimira yuko nabavuye bagakira. Abantu ntabwo bitumye batajya mu nsengero. Oya, ntabwo ari ibyo. Biriya ni ibyo nibyo dushaka guca. Ntabwo dushaka abantu bahindura kwa Sarongo ikigirwamana bagata insengero bakazivamo bakareka kumva ubutumwa bwiza bakareka kwizera ko Kristo twizeye udukoresha dushobora kubarambika ibiganza tugushobora kubasengera kuko ijambo ry'Imana bivuga bagakira. Gusenga n'uyu munsi nabanje kujya gusenga. Nzantwara abantu nayo mfite abantu mabwire abantu baci inyuma hirya bo kuza hano bajye hariya muri salo tubavure bakiti. Abantu mujye mubazana mujye mudufasha nka pasiteri nk'ubu ngubu ngize agahinda ashobora no gutuma ndira kuko iyo mbonye uburyo mvura abantu mwarabibonye ejo bundi ntabwo wari uhari umuhungu wawe niyo yazanye n'abandi abantu bakize bakajya mu nsengero gushima Imana. Ariko nk'ubu ngubu mfite agahinda kenshi kubera pasiteri nk'ukuntu aje yumva ko agomba gusenya imbaraga za Sarongo. Ari igihe wundi najyaga nihangana ariko noneho hari agahinda kanyishe kubera ibintu nyuramo bijyanye n'abapasiteri. Abapasiteri niba bafite ishyari sinzi ko nzajya mu rusengero njye gukoresha imbaraga zanjye mu rusengero ngo bishoboke naho bandirayo banyikirayo. Narabahunze nikorera akazi kanjye mvura abantu b'Imana none bantera iwanjye bakaza kuza. Ubutaha rero ntabwo ari ukunguku bizagenda. Nubashye Imana navanye ingofero ko arimo gusoma Bibiliya kandi ndayemera. Yambwiye ko ubeshya abantu. Mbeshya abantu gute? None mbeshya abantu gute giye nkazana n'abantu baza gutanga ubuhamya mbabeshya abantu bavuye za Nyabihu bavuye mu Burayi baza gushima. Ni gute pasiteri ushobora kumuhamagara ukaza wangwenguje kunsura ariko ukazana pasiteri akaza kumbwira ibintu nk'ibi nanjye nsanzwe nzi ubu ari warantera umwanya. Njye ikintu cya mbere Nimurata umwanya pastor. Ikintu cya mbere Sarongo ntabwo ndimo guta umwanya. Ntabwo ndimo guta umwanya kandi ndizera neza ko imbaraga zikorera muri jyewe umukanya uraza kuzibona. Uraza kubona ibitangaza n'ibimenyetso. Byose ndi bayongwe reka mbikore. Ntabwo ndi ba pasiteri Yongwe abo batinye kugera ahangaha. Ntabwo ndi ba pasiteri Claude babivuga ngo bazaza gusenya izo mbaraga barangiza ntibahagire. Uyu munsi nje mu izina ry'Uwiteka Imana nyiriga. Ntabwo ntutinyutse ahubwo uri muri jyewe niwe ukungabije uyu munsi kugira ngo uhindure imyumvire wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza by'ukuri bitari iby'idini. Tewe nsengera nyoboye umuryango w'ivuga tumwe twa Victorious Life Ministries. Si ubwa mbere dushenye izi mbaraga. Twarazishenye twashenye irembo rw'abaranja hitwa Remera mu Ruturusu. Abantu bose barahazi. Abantu bari yaretse kujya gusenga. Abantu bimeze nk'ibi byawe baparika amamodoka bajya mu mbaraga z'ubupfumu bajya mu mbaraga z'uburozi bajya mu mbaraga za Satani zutera imbaraga z'umwijima. Genda umurozi. Mwumvise ko genda umurozi pastor. Amahembe niki? Aya ni imitako. Ni imitako. Aya sa amahembe mbonye? Ni imitako. Pastor nukoreho. Aya sa pastor. Aya ni amahembe mbonye. Aya ni amahembe mbonye. Aya ni aha ni ahakorera iki ubundi? Pastor ahakorera iki ubundi? Pastor ahakorera iki ubundi? Pastor ahakorera iki ubundi?
nizo mbaraga nizo uyu munsi mbereka mu izina rya Yesu Kristo nkorera habereka yuko uri muri jye yanesheje uri mu bisi. Aha bakorera iki? Niki mbonye icumu imbaraga z'abadayimoni uyu munsi ziragaragazwa. Ntidushobora kwihanganira ibi. Kimbonye nibi ibi byo ni ibiki ndeba ahangaha? Ibi ni ibiki ndeba ahangaha? Aka ni akabindi gatose. Ntabwo uzi ko dukorera imiti pastor. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushenye. Ndamaraho ibicaniro, ndamaraho imbaraga zikuzimu. Ndazimaraho. Ndazikubita hasi. Iyi nzu yo bayikoramo ibiki? Pastor gira umurongo garukiraho. Iyi nzu bayikoreramo iki? Ibi ni ibiki? Ibi byo ni ibiki? Ibi ni ibiki? Twara bino bintu bisubiza hariya. Ibi ni ibiki? Subiza hariya. Uwo ni umuti pastor. Ibi ni ibiki? Ndabimenaguye byose mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zibikoramo ndazimetrarije. Imbaraga zibikoramo zihinduye ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Imirimo ya Satani yose yihinduye ubusa. Abantu bakizwe nicyo kintu nje kukubwira. Nicyo kintu ndimo kukubwira. Ariko ari umurongo ntarengwa wakozeho. Banza witonde. Hari ukuntu mvogereye urakabya. Hari umurongo ntarengwa ugomba kugarukiraho. Ari umurongo ntarengwa. Hari umurongo ugomba kugarukiraho. Imana yagutumye kuza kumbwiza ntabwo yagutumye no kuza kumenera imiti. Nagari imiti gusuzugura. Hari abarwayi ibi ibicaniro by'abadayimoni tugomba kuyimaraho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu nguyu arahanwa. Turagomba kuyimaraho. Turagomba kuyimaraho. Turagomba bireke. Ngaho yinyereke. Garagaza imbaraga zawe muri iyo nkoni. Niba ufite imbaraga ino nkoni nawe uraza kuyifataho. None uraza kuyifataho. Ubu none ahubwo ntago ntina. Iki ni igiki? Iyi ni iki? Inkoni y'ubushumba. Aya nawe bashumba siyo baduhaye. Nawe y'ubushumba ntabwo ari iri mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi urahinduka. Rekanze. Uyu munsi urakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Kinga. Uyu munsi uramumenya. Uyu munsi uramenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nicyo kitugenza. Nicyo kitugenza. Ibi harimo iki? Mu izina rya Yesu Kristo ndakumenaguye. Ndananiza imbaraga zigukoreramo mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya ibikorera mu miti utanga ndazinaniza mu izina rya Yesu Kristo. 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 Izo mbaraga zirihe mukoresha? Zirihehe? Izo mbaraga zirihehe? Izo mbaraga zirihe? Zikorera ngo mu nkoni. Ndakunanije mu izina rya Yesu Kristo. Ndakunanije mu izina rya Yesu Kristo. Ndebe amahembe ndagusenyagura mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusenyagura mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro bya Bayali ndabikubita hashi mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ndazinanije aka kanya. Izo mbaraga ndazinanije. Witwa nde? Hagarara aho ngaho. Hagarara turebe. Hagarara. Uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhana ndagutera mu izina rya Yesu Kristo. Abantu barabimenya yuko dukora yuko uyu munsi ndabikwereka. Uyu munsi urabimenya. Uyu munsi urakivuga mu izina rya Yesu. Imbaraga zihana uyu munsi zirahinduka. Urabakura abantu b'Imana. Urabarekura mu izina rya Yesu Kristo. Urabarekura nyamara
urabarekura nyamara iyo nkuru yawe nyamara urabarekura nyamara urabarekura 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 nyamara urabarekura kandi ndumva uri bubarekure nyamara abantu b'Imana batwaye nyamara urabarekura urabarekura ntakongera kubayobya iyo nkoni yizane iyi hano iyi niyo nkoni nyamara urabarekura urabarekura mbafu ukinzaho wanza yumve ukinzaho nahuye nawe ukinzaho urajye nahuye nawe ukinzaho ndamubonye waje wibombetse utuje turanakwakira bakitira uwo amafanta